na nyoko wanuza nawe ukubita na nyoko utahe andebera ziranjije umva mubwire n'ikindi gihe muzamenye ko mama sose hagara mwana ngira ukubite ngo enyo nahita nkwereka ubu nagucisha mu rwembe nka kwasa bakobwa bakasa ndetse birakureba ibyo birakureba akantu kirwa kisize n'ibinakubereye iyi minsi turimo rero mana iragoye dushinganishije urubyiruko ruriho abana bacu turabasengeye iyi minsi iraruhije igoye abana bato muri iyi minsi ariko mana ndasenze muraho muraho Yesu nashimye Yesu ahimbaza muraho neza Yesu naho gucyubahira ni karibu nimwicaye muri kugitera kuri imeze mva amakuru y'imisi ni meza tumaze igihe tutakubona turaburanye umeze ute se cyane ari ndaho amaze igihe no kubona wari waragiye maze igihe ntahari maze igihe ntakore naha Imana yaciye inzira nabonye akazi hanze yo sigaye nkorera muri Canada sigaye nkora muri Canada nabonye akazi yewe niyo nagimaze igihe naje muri iyi minsi niyo mpamvu mutambonaga ese niyo mpamvu bazi iminsi mbona abana b'abakobwa batameze neza natambuka nkabona abana ntibameze neza natambuka nkabona abana bari kuganira ibintu bidafitutse nkabona abana bitwaye nabi naho burya ni wari uhari sha ntabwo nari mpari nanjye narahageze mbona abana byarahindutse imyitwarire yabaye mibi ku ishuri bitwaye nabi sanga umukozi baramunaniye baramusengereje nicyo cyatumye ntanahita nsubira mu kazi urumva naragiye ariko naravuze ntireka mbe nicaye mbe niga ku kibazo cy'aba bana mbe mbashyira ku murongo sasa we umeze ute se umeze fresh barabura kabisa urabibona reka shayi wanjye yageze n'amahirwe ndakubonye buriya kabisa ukuntu zikaba mariye gushakisha n'agakubuzo ya urabona nawe gushakira ikimara umuturanyi banyuze amashusho ega mane buriya abaturanyi bitunga abaturanyi ntabwo buri kintu bakenera nawe dore ko nagufite agakuru keza kabisa buriya ushobora no kukagutamurikana kurenga rwose akazi ntabwo wakarutisha abana bisa ko uzaba uhagaze ubanza ubaganirize ubanza ubagire inama buriya wazaba ugakora n'indi minsi ariko wabanje kubaganiriza oya biri kugenda biza maze kubashyira ku murongo biri kugenda biza nabo bamaze kuba inkumi bamaze kwigira hejuru na tatine wabo maze kumuganiriza agatima karagarutse urabona ko bakundanye nta kibazo ntabwo akazi nareka kugakora kuko kubona akazi muri iki gihe biragoye ntabwo byoroshye ubu ndi gushaka kuzasubirayo ahubwo nari mu nzira zo kubashaka nk'abavandimwe nk'abaturanyi n'inshuti ubu namwe mujye mumbera hafi mu ndebere mujye mumpanira nk'ababyeyi iminsi abana bo mu minsi bameze nabi turi mu minsi mibi turi mu minsi y'imperuka abana babaye babi si n'abana gusa sigaye mbona n'abantu bose ari n'abantu bakora n'abantu byabaye nabi ahubwo iminsi turimo iragoye iraruhije ariko buryo iyo wizeye Imana byose birashoboka ikintu na kimwe kitari gishoboka buriya Imana ni ishobora ibintu byose irashoboye buriya tugomba no kuzabegera bari abana tugasenga tugafatanya igihe cyo gusenga tukabasengera tukabereka inzira yo gusenga mbese byagera mukajya unabereka mu byumba by'amasengesho cyane ko bimeze nayo maze iminsi ari byo mberekezamo hari umujama uri kumva w'iniga yanjye tu bamwita Eric uramuzi se oya namakane bamite nkurabura ko musipe wumva mapu ziwe
yakunze sister wanjye sister wawe sister wawe kuki se wakina ngo atakunda wowe ibyo niwe bicyo kintu urabizi Imana kucyumva ko atakunda wowe reka rero nawe ndikamurabura sibyo nurishaka sibyo nyine n'umugabo yanjye nyine tuyabonye nyine ninjiye mu gipangu mbamo nyine nawe abona ukatiye mu gipangu nyine urabona umutura nyine takuruma nk'umutura nyine arandabura ushakira kawe nyine tu yanjye nimugezeho ari masi cyane ndabura nyine mbona ukuntu nyine nahita mubwira ko n'umujama wanjye byarataje Nabizi njye mbyuka nigira mu kazi simba mari njye sinzi impamvu yakubonye akahita agukunda agashaka kugira ngo akure ngo nyakuntumeho ariko njyewe unyimaye nabirenze cyakora mu masaso bariya abana bawe bakeneye amasengesho pe hatabaye amasengesho abariya abana nta hantu bazagarukira ariko muri iyi minsi aho baviriye mu kazi bari kwisubiraho ntabwo bari kwitwara nk'uko bajyaga bitwara ntabwo bikimeze twajyaga duhurira mu nzira bari kumwe n'udusore ubona batazi aho bari kujya kumva birirwa mu muhanda ku ishuri ntabwo bari bakijyayo njye nahoraga mbabona mu muhanda nkagira ngo ahubwo bari mu kiruhuko kandi abana bari kwiga ariko shahu namwe mujye muhatubera igihe tuba twagiye mu kazi wenda hari ikosa ryabayeho ryo kugenda umuntu atababwiye ko agiye mu kazi twabonye akazi bitunguranye duhita dufata isafari turagenda ubwo rero abana tubasiga gutyo tubasigira tantine wabo ni ikosa twakoze muri kiriya gihugu kugira ngo upfe guhamagara umuntu mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo byari byoroshye ariko aho bigeze uyu munsi wa none muzajya mutureberera ubu ntabwo turafata gahunda yo gusubira mu kazi ntabwo ndabitegura ariko umunsi nafashe gahunda yo gufata isafari nkagenda bizabibaganirizaho mbibabwire mujye mundebera mujye mubahana arega umwana ni uw'umubyeyi wese ubwo tutamenye ko mwagiye mu kazi ntabwo mwabimenye ntituza kumenya ko mwagiye mu kazi umwana wese umureba nk'uwawe mu ikosa ryabayeho ariko ntibizongera ariko aho naziye muri iyi minsi nari ndi kugenda mbagarura bari bamaze kugira imyitwarire mizima bari kumvira mu rugo no ku ishuri byari biri kugenda neza ntabwo uko byari bimeze ariko byari bikimeze ntabwo abarimu bari guhamagara ngo bavuge ngo abana batunaniye nsigaye mbona usigaye ufite imico mibi Iyihe mico? nsigaye mbona ugendana na bariya bakobwa Nazo kugendana nabo ni icyaha. shaka usigaye ugendana na bariya bakobwa rwose imico yawe ntabwo nyikunze pe Mama, niba utayikunze rero uzanoza imico myiza. Njyewe niyo wantuje rero. ariko se mwana wanjye kuki ugiye kujya mu mico mibi kandi ubizi ko ari wowe mukobwa wenyine ngira ngo Ariko bizagenda mama uranze. ubu ugiye kunkoza isoni koko Mama mbizi, ari njye nawe ninde ufite imico mibi? Oya mama mbwira. mwana wa imico mfite ni iyi Mama reba ibintu wambaye, ariko reba njyewe nambaye ibigera ku nuko nasize mfuze ibitenge ariko nta kibazo ugira igitenge kimwe? Uba wanyihaye. bizavamo ikintu gikomeye cyane rwose hari ikintu kinanira Imana oya nta kiyinaniye nta kintu kinanira Imana ahubwo se buriya ntitwasenga gatoya tugashimira Imana ko ikiganiro cyacu cyagenze neza tugashima Imana ni ukuri mwaba mukoze twaba dukoze Imana ndagushimira guhimbaje ngushimira kugira neza kwawe ngushimira ko umukozi w'umuhanga ngushimira ko wabanye natwe muri iki kiganiro kikaba cyagenze neza iyi minsi turimo rero Mana iragoye dushinganishije urubyiruko ruriho abana bacu turabasengeye iyi minsi iraruhije igoye abana bato muri iyi minsi ariko Mana ndasenze shinganisha abana b'urubyiruko bariho turashinganisha abana waduhaye turagushimye turaguhimbaje kuri Imana igira neza bana natwe dukomeze kurinda ubugingo bwacu nitwongera guhura tuzahure tuvuga kuri Imana ikomeye kandi Imana igira neza kubwa Yesu Kristo amen murakoze cyane abana bagira udukuru ejo bundi nanatambutse bambwira ko wavuye muri Canada nanga gutambuka ntagusuje ndavuga reka ngusuhuze yego reka tugusigire ubu busitani bwawe ariko abakire mubaho neza ni karibu ariko namwe mujye muza mu butembereremo ni bwiza cyane rwose ni karibu rwose mujye muza namwe tubutambagiremo nta kibazo ntacyo bitwaye
reka nkubwire mama yari ari kubavuga mbaza ngo yari ari kubavuga ngo murangomesha ntakinjya ngo ramwigisha ngo imico mibi ese turi abarimu nanjye ntubaze madatangira ibyo ni ibyanyu bakamare ubundi keka rimwe mwana keke mumara mukuru imico dusigaye twigisha abana umwana wawe uyu ni mwebwe mumugomesha akava ku ishuri ati nta kibazo usigaje kuvuga aho kugira ngo akore imirimo yo mu rugo mukaba muri kumwe muri kumwigisha ibintu turi kumwe kamubwire rero twe ntabwo turi abarimu cyangwa kiri kucyumva neza uje kuntukira hasi ntugutuka uziko nanagukubita urebye nabi ngaho nkubita mukubita kubibona neza mbega kurwana cyane birahagije murekere nagukubitana na nyoko wanuza nagukubitana na nyoko utahe andebera zirangije umva mubwire n'ikindi gihe muzamenye ko mama sose hagara mwana ngira ngukubite ngo enyo nahita nkwereka ubu nagucisha mu rwembe nka kwasa abakobwa bakasa ndetse birakureba ibyo birakureba gasamutwe akantu kirwa kisize n'ibinakubereye meze nk'akazimu uzahangana ahubwo icyo cyana cyawe ugicunga urara ugikingiranye ko bitanga mwana urabona ibintu nkore ugere naho nkubitisha koko reba bagukubise wenyine se njyewe ntabwo bankubise urushyi no se njyewe se barungutse bwo mu maso kandi wa mwana imbona uzankorera mama nawe ni wowe wabyiteye ariko uzankorera ishyamba wabyiteye mu munwa wawe ibyo birakureba uzakora ibyo wumva ushaka ntari ugere naho nkubitisha njye narakwigane reba urushyi utumye bankubita ihangane yinde njye ugere naho nkubitisha hejuru ya buriya bukobwa bw'ubushinzi